ejo bundi nibwo nabakoreye video mbabwira ibikoresho utagomba gutira uko byagenda kose. Ndagira ngo niba utarayibonye urebe kuri iyi channel iriho, kandi namwe mwayibonye nizere ko mwatangiye gukurikiza inama, kuko biriya bikoresho nababwiye birimo amawigi n'ibindi bitandukanye, kubitira uburimo wishyira mu byago birakwangiza mu buryo buri spirituel. Uyu munsi rero niba twavuga ko ari igice cya kabiri, ngiye kubabwira ibindi bikoresho kizira kikaziririzwa mu gutira. Nyaboneka niba utabifite ugomba gukora ibishoboka byose ukagura ibyawe bishyashya, apana kugenda ngutire, kuko nkuko twabibonye uba ugenda wirahuriraho ibintu utazi, ukabona iwawe ibintu biragenda bihinduka, ukibaza ariko se bigenda bite? Ni iki cyabaye ko nakoze ibishoboka byose? Kubera iki ibintu bigenda byanga? Kubera iki wanjye hahora umunabi? Kubera iki nta byishimo birangwa iwanjye, nta n'amahirwe tugira? Ibyo byose rero hari igihe biba byaratewe n'ibyo bikoresho wagiye ukura mu rundi rugo ukabizana iwawe utabizi. Abantu benshi si no mu Rwanda gusa bagenda bemera kandi bakizera ko ibyo bintu koko ari ibyanyabyo. Ndabizi ubu wenda hari abantu babona ari ukubipinga, bakaba bumva ari ibintu biri aho ngaho, ariko niyo waba utabyizera ndagira ngo ubeho byibura ubizi, kandi burya icyambere ni amakuru. Twihuse cyane rero, buriya ngo kirazira kikaziririzwa gutira icyuma. Urabona abantu dukunze kubikora, ukaba nta cyuma ufite cyangwa se mufite bikeya, kandi wenda mushaka nko guhata ibirayi, ugahita ubwira nk'umwana utinyara kujye mu baturanyi ubabwire baguhe icyuma, bagutize icyuma, hanyuma uzane twihatire nk'ibirayi. Abantu benshi rero imico myinshi igiye itandukanye, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, buriya icyuma kivuze byinshi mu buryo buri spirituel. Buriya ngo icyuma gisobanuye icya mbere gukata, icya kabiri ibitambo, ndetse n'icya gatatu ngo n'ibintu bigendanye n'intambara. Buriya ngo icyuma utiye ukuye ahandi ntago ubuza amaraso, ntago uzi ibintu bigendanye n'imijinya, ndetse ndabyita gutera n'imbaraga. Aha nimvuga imbaraga, energy, ubwo nyine twagiye muri bya bindi bitagaragarira amaso, ni nk'imyuka nyine y'imbaraga. Ibyo byose rero ntago ubuzi icyo cyuma utiye ibyo cyaciyemo, ibyo cyakoze muri ibyo bintu bitatu nkubwiye. Buriya rero igitangaje nuko n'icyuma, tuvuye no muri ibyo bintu biri spiritual no mu buryo buri physical ubu nyine bugaragara, buriya icyuma ni igikoresho cyiza cyo gutambaza, cyo gutwara indwara kiyivana hamwe kiyijyana ahandi. Abaganga bo barabizi cyane, cyangwa se abantu bazi ibikoresho uburyo bishobora kwanduza indwara. Icyuma nacyo biba byoroshye no kugira ngo kibe cyagutera indwara kiyivanye ahantu hamwe kiyijyana ahandi. Ngo mu buryo rero bw'umwuka nabwo ushobora gutira icyuma ukagikoresha iwawe, ukaba urimo urirahurira urugamba, amakimbirane, mbese n'ibibazo by'aho hantu wagikuye. Aha bakomeza batubwira ko rero aho kugira ngo wirahurireho ikintu gishobora kugusenya, wagenda ukagura icyuma cyawe gishyashya ku isoko. Ikintu cya kabiri ni ugutira inkweto ndetse na silipa. Ubwo muri rusange ni ibintu byo kwambara nyine ku birenge, hahandi usanga wavaye inkweto z'abandi, wambaye silipa z'abandi. Biriya bintu ngo ni bibi cyane, ni amahano. Ugiye muri hoteli cyangwa se ahandi hantu ho kurara, bakuzaniye silipa zambawe n'abantu nk'igihumbi. Buriya ngo inkweto zisobanuye inzira y'ubuzima bwawe ndetse n'urugendo rw'ubuzima bwawe. Rero ngo buriya iyo wambaye inkweto z'undi muntu cyangwa ukambara silipa z'undi muntu, ushobora kwirahuriraho uburyo ibintu bigiye kugukomerera nko mu rugendo rwawe rw'ubuzima, inzitizi n'amahirwe make mu rugendo rwawe, cyangwa se hakabaho kugenda ukererwa mu rugendo rw'ubuzima rwawe.
urumva abantu ntago bagira urugendo rumwe rw'ubuzima, oya, burya twese tugenda duca mu bintu bigiye bitandukanye. Burya rero iyo ngo uri kwambara inkweto z'undi muntu, ni nk'aho uba urimo ugenda wivanga, urahura ibintu bitandukanye uzahura nabyo mu buzima. Ngira ngo mujya mwumva n'ukuntu iyo ushaka kugira ngo wenda wishyire mu mwanya w'umuntu, ngo hari ukuntu bajya babivuga ngo igere nko mu nkweto ze, harya nikora, mbese bashaka kumvisha ko kugira ngo wumve neza ububabare bw'umuntu, ngo uba ugomba kwambara inkweto ze. Sinibuka neza, ariko muze kumbwira muri komenti uburyo babivuga, uburyo ako kantu bakavuga neza. Ni icyerekana ko rero ni uguca amarenga ko buriya kwambara inkweto z'undi muntu ni ikintu kiba gikomeye cyane. Ikindi kintu utagomba gutira ni ikintu bita eswime ndetse n'itorosho of course. Buriya niba eswime ikoreshwa mu kwihanagura, mu guhanagura umubiri, ni amakosa akomeye ko nawe wayikoresha wihanagura. Eswime yo ntago twayitindaho kubera ko nta bantu benshi bagitira ama eswime, buri wese abafitiye akenshi. Ahubwo iyo tugeze ku bintu by'amatorosho, kandi abantu baba muri ghetto cyane cyane barabizi, urinyabya ugahita ufata itorosho hirya ukayitira, hanyuma ukaza nawe ugahita ucishaho, bikaba birarangiye. Buriya rero ngo ntago ibintu biba birangiye nk'uko bitekereza. Buriya ikintu gihanagura umubiri cyangwa se kigahanagura hariya mu rugo, nyirubwo n'itorosho mvuga, kubitira uba uri muri ikururira uwo mwanda wavuye hirya iyo, yaba mu buryo buri fiziko, uburyo bugaragara, cyangwa se uburyo buri spiritual, uburyo butagaragara. Ndetse banakubwira ko ushobora no kubona wenda nta mwanda uri kubona kuri iyo eswime cyangwa se kuri iyo torosho, ariko burya nicyo twita spiritual transaction. Muba murimo muhanahana nyine ibyo bintu byose. Ikindi kintu utagomba gutira ni isaha. Hari ikiganiro nigeze kubakorera, iyo video iri hano kuri channel yacu, ivuga uburyo utagomba guha impano y'umukunzi wawe ngo umuhe impano y'isaha. Ndetse turebera hamwe yuko isaha burya mu buryo buri spiritual, ngo burya kuguha impano y'isaha ngo ni nko kumuha limite y'igihe atagomba kurenza ariho. Ndetse hari n'abemera yuko ya saha wamuhaye ihita itangira kubara countdown y'igihe asigaranye ku isi. Ahangaha rero naho baratubwira ko gutira isaha, hari n'ukuntu hari n'abantu bajya bafata ya masaha manini bamanika mu masaro, akagenda akayitira akayizana iwe akayimanika mu nzu iwe. Biriya bintu ngo ni amahano, ni amakosa akomeye cyane. Ibintu byo gutizanya amasaha rero mushatse mwabihagarika. Nasoza mbabwira ngo rero iki nicyo gihe ngo nk'uko twita cyane tukanitondera ibyo tuba turebesha amaso, byaba byiza dutangiye no kujya twitondera ibi bintu biba bimeze nk'aho bitagaragarira amaso, ariko bitugiraho ingaruka, bikatwafekta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ngo burya hari ibibazo bijya bituzaho bikatugeraho tutabitewe n'uburozi, ibingibi bavuga ngo amarozi, ngo kanaka yantereje ibi bintu, cyangwa se ngo ibyo bibazo byose tube twabitewe n'abanzi. Ahubwo kuko utabyitaho akaba ari byo bidushyira hasi, kutabimenya. Ndetse burya ngo iyi si y'imyuka imeze gutya ni ibyanyabyo ibaho koko. Ariyo mpamvu nanjye ngiye kujya mbakorera ibiganiro byinshi koko byo kuri iyi ngingo, nkubwira ngo niba utarakora subscribe nyamuneka ntucikanwe. Muri comment kandi umbwire icyo we wajya gutira utabizi, tujye dukomeza tubiganiraho twungurana ibitekerezo. Ciao, bye bye.